Hey guys, reka tubasuhuze tubahe n'ikaze muri kuri The Click ndetse muri kuri Click Media muri kumwe na The Click. Tukaba kuri uyu munsi turaza kwa dufite umutumire ndetse tubahishiye nyine tubahaye no kubicisha amatsiko kubera ko arongera aragarutse. Sinzi niba mwamwibwira, ariko mbere yuko tuza kubabwira umutumire turi kumwe nuko tugarutse muri gahunda yo kongera kureba uko twajya inama ndetse no kujya dukora comment ku bintu biri kugenda bivugwa. Ntabwo ari byose tujya tuvugaho, ariko uyu munsi mpamvu tugarutse nuko hamaze igihe hari amakuru ari kuvugwa yagiye yumvikana ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga, aho humvikanye abantu baba pastor ndetse n'abandi bavuga ko ari abavuga butumwa bagarutse mu binyamakuru bavugwaho inkuru zigiye zitandukanye, ku buryo izi nkuru zatumye abantu benshi babitekerezaho. Nubwo bacecetse, ariko benshi bakomeje kugenda bumva ko hari icyo bashaka kuvuga nubwo babuze ukuntu babigenza. Nkabangarutse rero kugira ngo tuze kuganira ku makuru amaze kubica bigacika, aho mwumvishe bavuga abadamu ndetse n'abagabo bagiye batandukanye bagiye bagaragara bavuga inkuru zitandukanye kuba pasiteri cyangwa abavuga butumwa b'abadamu bo mu Rwanda. Hari cyane uwo bita Pasteur Mutesi bazi ku mazina ya Prudentienne, ariko uyu munsi ntago tugarutse nka babandi baje babivugaho nkaho babyishime se cyangwa bashaka kubibyaza ama views. Tugarutse kugira ngo dutumire wa wundi musanzwe mumenyereye, The Wise, wa wundi Mama Diaspora musanzwe mumenyereye, utajya ukunda kugaragara cyane ariko ugaruka iyo habaye ibintu bigiye bitandukanye. Na wundi araza kubibibwira, muraza kumwumva wenda ijwi rye ryonyine riba rihagije. Mama The Wise, muratwumva? Turabumva cyane The Click. Muraho turaho tumeze neza. Wenda mwebwe sinzi ukuntu mumeze aho ngaho iwanyu, mumeze mute muri iyi minsi? Tumeze neza n'ubushyuhe bwinshi, ariko ubushyuhe ngewe ndabukunda ku giti cyanjye. Yego. Turashima Imana muri byose. Namwe muri amahoro? Turi amahoro, turashima Imana rwose. Aho hose wenda muri iyi minsi ni igihe cy'ubushyuhe bugereranyije, wenda nuko mwe tujya twumva ko hari abantu banapfa kubera ubushyuhe, twarangiza tukumva neje bikadutungura. Uyu munsi rero nari mbahamagaye, sinzi niba muri kubona kanya kugira ngo tuze dufatanye muri iki kintu kiri kuvuga kuri aba badamu mu Rwanda. Twari tumaze kubwira abadukurikira ko turaza kuganira n'umutumire wacu. Ndakeka abantu bakumenyereye si cyane kuko tutagira ibiganiro byinshi, ariko bazagerageza kureba n'ibiganiro byahise. Uri wa muntu ukunda kugaragara utanga ibitekerezo byubaka, bigira abantu inama ndetse rimwe na rimwe guhitura no gucyaha abantu bakora ibintu bitari byiza. Uyu munsi rero nifuje ko tuvugana ku ngingo yagaragaye mu mbuga nkoranyambaga, aho hagaragaye ko hari ibintu bivugwa ku badamu byakagombye kuba ari abamama bafite nk'abana kandi biyubashye, ariko byo bitiyubashye. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira, niba mwarabikurikiye simbizi, turaza kubigaruka, ariko ni ibijyanye n'amavideo tutarabona ariko amaudio yageze hanze, aho uwo bita Mutesi, Pasteur Mutesi, benshi rimwe na rimwe bitiranya wenda ba Mutesi ni benshi, ariko ni Pasteur Mutesi, Pastor Mutesi mu Rwanda bita Prudentienne abandi bamuzi, yumvikanye mu audio arimwo bivugwa ko ari urukozasoni. Kubyumva ntago turi buze kubishyira, ariko ababyumva nuko abo dushaka gusobanura nuko bumva ko ari amajwi y'abantu bumva hari kuba ibintu by'urukozasoni, ariko abavuga bakumva ko ari ijwi rya Mutesi. Nicyo twashatse kugarukaho, sinzi niba mwaduha akanya tukaza kubivuganaho mu minota mikeya. Murakoze Becky. Mbanje kubashimira cyane ko mwongeye kuntumira muri kino gitondo. Imana ibahe umugisha. Ibyo bintu narabyumvise, narabyumvise ku ma YouTube abandi bose, ariko ni ibintu by'urukozasoni, ibintu byo kwandagaza igitsina gore. Yego. Bavugamo Mama Charlene, bakavugamo Mama Pasteur Mutesi, ariko ngiye ku giti cyanjye numvaga atari bo bashaka kuvuga bonyine, ahubwo bandagazaga no gushyira hanze no kwandagaza igitsina gore muri rusange. No kuvuga ko wowe wumvishe ko ari igitsina gore muri rusange. Turaza kubigarukaho, ariko noneho mbere yuko tugera kuri iyo side cyangwa kuri iyo kote ivuga ko ari kwandagaza igitsina gore muri rusange, ku byabaye wumva amakosa yaba ari ayande? Kuri biriya bintu rero by'uko mbyumva, hari urabona
iyo urabona mu mupira Yego. mu kibuga cy'umupira w'amaguru hari abantu 12 niba ntibeshye bakina. Yego. Ntabwo bashobora gukina nta coach. Yego. Ntabwo bashobora gukina nta mutoza. Biriya bintu bifite umuntu umwe ubiri inyuma. Yego. Bifite coach wabyo. Yego. Je nuko mbibona nuko mbitekereza. Umukoca rero wenda ntabwo tumuzi, akaba ari uri orchestra, chef d'orchestre, akaba ari we ubiri inyuma. Ariko abantu benshi bavuga ko kuki ari uriya Pasteur Mutesi na Mama Charlene, kuki atari undi, kuki ari bo bagaruka cyane muri ibi bintu, haba hari iki kibitera? N'iki kibitera? En fait, Mama Charlene asa na wa wundi ngo umuntu ageze ahantu mu gihe kibi, niko navuga. Yego. Yaguye mu bintu atagomba kugwamo, ariko bashakaga Pastor Mutesi niyo bashaka kwandagaza. Yego. Niyo bashaka gushyira hanze kugira ngo bamuteshe agaciro, ariko mu kumutesha agaciro birengagije ko barimo gutesha agaciro ababyeyi bose bari ku isi, abanyarwandakazi cyane cyane. Yego. Ngarutse ku ruhande rw'abantu babibona muri sanse yuko wenda na nyir'ubwite bifitemo uruhare, nuko bavuga ko kuki we yageze ku rwego rwo kuba byagera hariya, kimwe nuko hari n'abandi bavuga ko wenda ushobora gusanga nkuko nawe yagarutse avuga ko babimuhimbiye. Bibaye ari byo amakosa yabarayanda, ariko habaye harimo no guhimba, turaza kubigarukaho kuko hari n'igitekerezo cy'uko umuntu ashobora kubikora yabihimbye, nabyo nawe wamenya kuko ababifite bakomeza kuvuga ko babifite kuko ari amavideo, ariko kugeza kuri uyu munota dufite audio gusa kugeza kuri kuri uyu munota amakosa ya Pastor Mutesi yaba ashingiye kuki muri ibi bintu? Pastor Mutesi nta kosa na rimwe afite, ahubwo jewe mu gitekerezo cyanjye jewe ntekereza ko Pastor Mutesi hari umuntu bakundanye, noneho bakundanye uwo muntu aramukunda cyane, ibyo bibaho natwe twarakunzwe. Noneho bakundanye cyane, noneho uwo muntu aza kwanga Pastor Mutesi. Yego. Uwo muntu niwe wanze Pastor Mutesi? Oya, Pastor Mutesi niwe wanze uwo muntu. Yego. Niko mbitekereza. Yego. Niko mbibona mu mboni zanjye. Noneho amwanze uwo muntu yumva n'uyu munsi nta mahoro afite, nta nayazagira mu gihe atari kumwe na Pastor Mutesi. Yego. Mu mboni zanjye, mu biganiro njya mbona no gusoma mu maso h'abantu, gusoma mu mvugo z'abantu. Akaba uwo muntu ari we nawe ubiri inyuma? Yego, uwo niwe kapiteni wa ekipe. None niba record yarabaye, kuko byumvikana ko hari nk'umuntu buri nk'ahantu muri douche arimo avugana n'umukunzi we, byaba uwo muntu yaragambanye n'abandi bantu bakundanye na Pastor Mutesi nyuma se kugira ngo babike ama audio, cyangwa se na ama audio y'amakorano? Simbizi wowe ubyumva gute? Ya, urakoze Decrique. Biriya bintu nta byabaye. Biriya bintu nta byabaye, ahubwo niko gushaka kwandagaza izina rya Mama Pasteur Mutesi n'izina rya Mama Charlene, no gushaka kugira ngo bandagaze bashyire hanze, ariko biriya nta byigeze bibaho. Mu majwi twumvisha umwe mu bantu babivugwamwo ari we Ezekiel, bavuga ko ari muri Uganda, ari nawe uvuga ko yabishyize hanze, avuga ko ngo yahamagawe na RIB, akavuga ko yiteguye kujyayo ngo yitwaje n'ibimenyetso byose, harimo n'amavideo. Wenda se ntabwo twaba twihuse kuvuga ko wenda bitabaye, bikaba byarabaye, ubwo mu gihe byabaga bigaragaye ko abifite ari amavideo atari ibikorano, ubwo amakosa niyagarukana none ku muntu wiyandagaje, nawe akaba ari guha icyuho, agashyiraho icyuho kugira ngo n'abandi bamama nabo babe bahura n'iri sebanyabuhanga rigezweho.
uriya Ezekiel rero yabaye wa mukinnyi ufite coach. Yego ngo bashaka ama content kugira ngo babone amafaranga, ariko ari amafaranga n'ay'amaraso. Ariko uriya Ezekiel naho bamufata bakamufunga, yarivugiye ubwe ngo Pastor Mutesi ni content, ngo bashaka amafaranga. Ariko nzi neza ko Pastor Mutesi yatangiye kuvugwa mu myaka Pastor Mutesi yatangiye kuvugwa muri 2015. Ndatekereza ama YouTube atari yari yarakaje hari mu Rwanda, niko mbitekereza niba mbyibuka neza. Yarahari wenda abantu batabikoresha cyane, bitaraba populaire cyane ku bantu bose. Yego ndabyibuka icyo gihe nari mu Rwanda, bamuvuze numva. Yego ku buryo Mutesi niho nkubwira ko hari umukoci ubiri inyuma. Ntabwo ari uyu munsi Pastor Mutesi yatangiye kuvuga sejo bundi, ku buryo hari umuntu umwirukanka inyuma. 2015 nabyumvise ndi mu Rwanda. Yego n'uyu munsi biracyakuruka Pastor Mutesi n'uyu munsi aracyavugwa, hagure mu byarakomeye. Wenda ushaka nkuko bivuze bavuze ko ari content, ubwo wenda abaryoheye no kuvugwa, uretse ko nawe akunda kugaruka nawe mu bintu by'amasaga menshi cyane. Wenda nawe ashobora kuba nawe akundwa kuba spotlight, ariko nuko atabigira nk'umugisha benshi bakamuvuga wenda bazana topic nk'izo z'abo bantu ashobora kuba yarakundanye nabo. Rero uyu munsi twari tubivuze kugira ngo abantu wenda bumve muri rusange ibyo twatugiye kuganiraho. Gusa icyatuzanye kandi tujya tugukeneramo cyane ni ukujya inama ndetse no kureba ingaruka z'ibintu biba biri kuba. Twirengagije ko ari ukuri cyangwa atari ukuri, ni ikihe kintu kibi gishoboka kuba kizaturuka muri ibi bintu biri gututumba muri iyi minsi, muri izi content ziganisha mu gusebya igitsina gore cyangwa igitsina gabo cyangwa abantu bakagombye kuba biyubashye? Ni izihe ngaruka mu gihe kizaza z'aya ma content nk'aya ngaya? Urakoze cyane de Christ. Ingaruka mbi ni amasuicide. Suicide ku bantu dukurikiye wenda twababwira ko ari ukwiyahura. Yego traumatism, ihungabana, traumatism ryo hungabana. Yego itwa gutandukanya imiryango, no kuza amahwemo abashakaye cyangwa muri rusange umunyarwandakazi wese ahari. Tugendeye ku kamwe ku kandi, ni gute bino bintu wenda ku badukurikiye bashaka kubihuza gute? Habamwo suicide cyangwa kwiyahura biturutse kuri aya content gute, ku buryo wenda abadukurikiye bashaka kubihuza buri kantu ku kandi ukagerageza kubwira abantu? Kuko nge ndi kubyumva ko wenda hashobora kuba hamwe gutera abantu guhungabana bibaganisha kwiyahura, ariko ugerageze kubasobanurira neza abantu badukurikiye. Yego urakoze. Urabona nk'abana ba Pastor Mutesi, yego nanjye byarankungabanyije singiye kukubeshya. Pastor Mutesi simuzi, ntabwo mvugana nawe simuzi, ari mu giti cyanjye nabonaga na telefone cyangwa televiziyo YouTube narayifunze complètement, kuko biriya bintu byarankungabanyije umutima. Mbanze nk'urugero, hari umwana wagiye yaregistra ibijyanye na biriya bintu bashyiragaho. Umwana w'umukobwa araza arambaza ngo anti, ngo ibi bintu ni ibiki? Yego ntakubeshye, nashatse kubita hasi. Ndavuga uyu mwana musobanurire ngo iki, mubwire ngo iki. Gira Imana ako kanya telefone ku kazi birahamagaye, ndamubwira nti reka nihute njye ku kazi, tuzavugana ubutaha n'uyu munsi ntago ndamusiza ku icyo kibazo yambajije. Yego ubwo rero reba abana ba Pastor Mutesi, ureba abana ba Mama Charlene. Yego Mbwira aka kanya
wenda n'abatarabasha kumva ama YouTube, umwana uzagwa kuri iriya YouTube bavuga ngo uyu ni Pastor Mutesi, uyu ni Mama Charlene, mbwira ukuntu nawe ubwawe naho umwana azaba ari umugabo yubatse, mbwira urubatse uri umupapa, mbwira biriya bintu ngo ni mama wawe, wakumva umerewe gute? Ese numvise ngo ni mama wanjye nakumva amerewe gute? Ese abo bana nibubaka ni abasore ni inkumi, bazagira abana, bazagira abuzukuru, bazagira ababo bita ba sebukwe, abana babo bazubaka n'ishani zakurikira imiryango ikurikirana. Nkibaza biriya bintu nkanjye babivuzeho, mfite abana, mfite abuzukuru, buzukuruza, mfite abakazana n'urugero. Biriya bintu kujyana wawe akicara akabyumva, biriya bintu umukwe wawe akicara akabyumva, ni kugira ngo ishene y'ukuntu barimo kwica imiryango. Akari nabo haza ku izo traumatisme twavuze, abatabyihanganira bakabashobora kwiyahura, ndetse n'ahandi wavuze ko bishobora gusenya imiryango. Dutangira ndetse no mu cyo twatugamije no kugira ngo turebe uburyo bidetruiza noneho umwari muri rusange, kuko muri introduction watubwiye ko bigaragara ko target nuriya ikigamijwe ni ugusebya bari abadamu cyangwa se uriya Pastor Mutesi, ariko ku buryo benshi muri societe no mu muco bumva ko ari bo bari guseba. Aho ngaho naho wagerageza kugira ngo utugarukire muri iyo kote yo mu bijyanye no gusebya abadamu muri rusange. Ni gute bivamwo gusebya nta n'isomo rivamwo? Tugaragariza uburyo kibiya bintu nta n'isomo bitanga, ahubwo bikaba ari ugusebya umuryango byonyine biba biri gukora. Murakoze cyane. Ubundi mu muco nyarwanda, hari umuco nyarwanda wacu, hari ibintu twita tabu mu Kinyarwanda, ni kirazira. Sinzi ukuntu wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Hari kirazira y'Abanyarwanda kuva kera, hariho kirazira, hariho ibintu bitajya hanze, hariho ibintu tutavuga nk'Abanyarwanda. Reka nguhe urugero rutoya. Hari radiyo imwe yo hanze, ntabwo dushaka kwiyamamariza, yego, yashyizeho ibiganiro byitwa Akarago, yego. Noneho rimwe njya ku kazi, ngeze ku kazi usanga abagabo rero nibo bantu bakunda kumva bene biriya bintu, niko ntekereza. Ntabwo mbizi. Noneho usanga abagabo usanga abagabo dukorana bicaye bakoze table ronde, nuko bakoze uruziga bicaye rwose. Noneho bambonye barampamagara, bari bantegereje, niko ntekereza. Bateguye intebe yanjye baticara, ndicara. Noneho ubwo ese amakuru bati ni meza, habaye ikizi kinageze ngo ku kazi habaye ibigaragambyo. Noneho ubwo ngubwo reka ntangira guhungabana mu mutima, atuya kugira ngo dusobanurire Akarago, dusobanurire biriya bintu twabonye ku kinyamakuru runaka bita Akarago. Yego. Nakubeshye, nakubiswe n'inkuba, ndababwira nti mumbabarire. Mu muco wacu c'est tabou, donc bivugwa, ntabwo biganirwa, kirazira. Abo bantu bita Akarago bakoraga mu ndimi z'amahanga, ku buryo abo bantu bari abantu. Ni ururimi rw'igifaransa, ni radiyo imwe ntashaka kuvuga, babishyize mu kirimi cy'igifaransa, noneho terme, donc titre, nawe nakubwira radiyo ujyaho ugashyiraho titre Akarago, ubwo ahita ubibona, donc basobanura iby'imico nyarwanda, ibiko bigenda, uko abanyarwandakazi bagira ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, okay, birumvikana. Ubwo twatugiye kuri ibyo ngibyo ku bijyanye n'uko hari ibintu abantu batavuga.
yego mu muco wacu wa kinyarwanda hari kirazira, yego bariya abantu rero barenze kirazira. Noneho biriya bintu ntabwo bazi ko byangiza umuco nyarwanda, ntabwo bazi ko byangiza abanyarwandakazi, ntabwo bazi ko byangiza abanyarwanda. Ng'urugero birabangiza gute? Umunyarwandakazi ashakana n'umugabo yarumvise biriya bintu byabo byashyira mu YouTube, umugabo cyangwa umugore abaza ati ibi bintu ni ibiki, wansobanurira? Umugabo cyangwa umugore natabasha gusobanura uwo bashakanye, bizatuma umugabo ajya hanze, yego cyangwa se umugore ajya hanze. noneho n'abakirambagizanya bagira gutya ati ndashaka maze nkumvisha ibintu umeze gutya. Umukobwa niba atarigeze ibyo bintu abyumva, ntanahabyumva atanabizi, bizatuma wa mubano wabo wangirika. Iyo ntabwo ari automatique, ku buryo niho mvuga rero ko biriya bintu bizahungabanya buri munyarwanda n'umunyarwandakazi wese ahari, kubera wa muco wa kirazira utarubahirijwe. Yego, ubwo bisobanuye ko muri rusange ubwo butumwa bugenewe ababisakaza, ababishyiramo ingufu kubikoraho content. Ariko se ni iki cyakorwa kugira ngo ibi bintu bibe byagira aho bivugirwa, kuko no mu muco wenda byaraganirwaga ariko bikagira aho bigarukira, ariko bitangirije abantu? Ni izihe nama wagira, ni iki cyakorwa? Jewe inama nabagira n'icyakorwa nuko abo bantu ababikora ni abanyarwanda, yego, kandi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo uriya Ezekiel ari hanze ariko ari umunyarwanda, bagombye gushyiraho ko bigisha umuco, ndabizi, yego, bigisha kirazira, ndabizi. Bagombye, icyo bagombye gukora cya mbere ni ugusaba buri muntu wese wasakaje iriya videwo, kandi biriya bintu by'amagambo uwabishyize kuri YouTube wese akabihanagura, yego. Noneho bakababwira bati umuntu uzongera kuzajya yumvikanisha ibintu by'urukozasoni ku ma YouTube, ku maradiyo, aho ariho hose, ko umuntu azajya ahanwa n'itegeko. Kuko ndibaza niba ndi umuyobozi nkicara nkumva biriya bintu, ntabwo binesheje, ntibinesheje mu bana bato. Reba niba ndi umuyobozi nicaranye n'umwana wanjye, noneho turimo kumva biriya bintu, imbere y'umwana wanjye nzitwa iki? Ariko wa mugani tugana no ku musozo, mwe muri hanze haba ibi bintu bisa gutya, mwe birahabaho hanze, cyangwa hari uburyo babikanaliza bakaba bitagira kuri urwo rwego? Simbizi, nge nkeka ko biriya bintu iyo ugerageje kubibwira abantu nk'uko bivuze, bavuga ko ibitekerezo by'umuntu uri kubivuga gutyo biba biri archaïque cyangwa bikiri mu gihe cyahise, ko hari iterambere, ko hari liberté. Mwebwe muri liberté zigeze imbere, zitateye imbere cyane, aho ngaho bavuga ko ari naho bituruka. Mwe mubayeho gute? Mugira content zimeze gutya? Ese societe yaho nayo ihora yinubira ibintu bimeze gutya? Bimeze gute muri rusange? Muri ibihugu byo hanze nicyo wa muco twavugaga, buri gihugu cyose kigira umuco wabo na kirazira yabo. Yego, hari amasheni amwe hariho ibyo bintu, ariko ku buryo abana bafite imyaka 18 badashobora kuyareba cyangwa se no kuyumva. Ariko ntabwo biriya bishobora gufata YouTube ngo bishyire kuri public gutya, bagufunga. Yego, ntabwo hano hari ibidakorwa, niyo wa muco ubwira. Ntabwo ushobora gufata ntabwo ushobora gufungura YouTube ngo nshyire ibintu gutya bisohoke gutya ku ma YouTube abantu bose babyumve. Wow, oya, bahita bamfunga. Okay, ubwo muri make ari nazo nama turi kugenda bafata babikora,
nuko bajya bagenera ibiganiro runaka abantu bafite imyaka runaka bigahera mu myaka, kuko ubu ngubu nk'urugero usanga ibi bintu biri ahantu hose. Ku giti cyanjye ukumva ngende kubibazwa n'umuntu utakagombye kuba yabyumvishe, cyangwa se ukumva biri ahantu hose no ku ma Facebook. Urumva niryo kosa, nuko batamenya aho bashyira ibyagenewe kujya ahantu runaka muri rusange. ubundi ibi kubikontorora ni ikibazo, kubera ko abana bafite uburenganzira ku matelefone, ku ma YouTube, ku ma social media. Yego. Umwana ushobora mu rugo kumubuza gufata telefone, ariko azajya kwa mugenzi we telefone ayifate. Ariko ntekereza ko n'igihugu ubwacyo cyagombye gushyira imbaraga muri ibyo bintu, kubera ko abana bacu ni imbaraga z'ejo hazaza z'igihugu. Yego. Abana bacu nibo ejo bazavamo abayobozi bo mu minsi itaha izaza. Ntabwo azaba umuyobozi abana bacu nyuma kwangirika mu bwonko bakamara ku ikigo cyacu kizayoborwa n'abanyamahanga. Ntabwo aribyo dushaka. Yego. Ku buryo rero ndumva urubyiruko rwacu, abana bacu, kuko biriya bintu ntabwo ari kuri Pasiteri Mutesi babikoreye, bangije twese. Bangiza abana b'ingeri zose, bangiza abagore, bangiza abagabo. Kandi ukajya igisetsa ni ukubona umugabo akica arimo kubivuga, ukabona yishe rwose arimo guta inkonda. Yego. Ibyo bintu akumva ko ari umuziki yumvise kandi umushimishije. Ntiyumve ko arimo kwangiza umwana we, ntiyumve ko arimo kwangiza umukazana w'ejo uzaza, cyangwa umukwe uzaza n'umwuzukuru. Ese mu gihe umwuzukuru azakoza ati grandpa, ibi bintu washyize kuri YouTube bivuze iki, bisobanuye iki, uzamubwira iki? Aho ngaho abakurikira imbuga nkoranyambaga cyane bahise babona abantu bashishikara kubivuga no kubikora content cyane. Dusoza mu minota y'iki kiganiro cyiza, kandi dukomeje no kubashimira kuri izi nama muhora mutanga, kandi tunifuza ko mwajya muzitanga kenshi. Ni ubuhe butumwa wagenera Mutesi? Ni izihe ngamba, ni ubuhe butumwa, ni izihe nama umufitiye, ni ikihe cyifuzo umufiteho? Kuko nawe yagaragaye mu mbuga nkoranyambaga yataka bamwatatse, anakoresha imvugo zitari nziza zishobora ko nazo zaba nk'icyaha. Muri rusange urebe ku mpande zose, umugira inama, then turebe ko twagana no ku musozo. Murakoze cyane Patrick. Yego, ibyo uvuze ni ukuri. Ngukubita urusyo, ngukoma ingasire, ngukubita urusyo n'abakoma n'ingasi, ngukubita ingasinzi, ibintu nk'ibyo bijya gusa gutyo nanjye. ngukoma ingasira, ibintu nk'ibyo mumbabarire. None rero Pasiteri Mutesi na ubarubatse, ndatekereza ko anezerewe. Ntabwo agishaka umukunzi kuko aramufite. Ndatekereza ko umutima utuje ubu ngubu. Wenda ibyabaye byose tubisiga inyuma, ariko Pasiteri Mutesi niyubaka urugo rwe aceceke. Ajye ku mbuga nkoranyambaga arimo kuvuga ijambo ry'Imana. Kuko umuntu akumva ko guhera naho wa mukoce twavuze azamwirukankaho. Niba nka Mama Sharirene yamushyizemo, ariko Mama Sharirene abantu bose baramuvugiye. Mama Sharirene avuga ijambo ry'Imana. Mama Sharirene ntabwo tumuzi. Pasiteri Mutesi rero namwigireho nawe yicecekera. Yego. Ajye ku nkoranyambaga avuga ijambo ry'Imana. Hari amagambo amwe numvise abamugisha inama, agerageza no kubireka yubaka umuryango we. Yego. Kuko urabona ko inama abaha abantu kenshi bamushyira muramupiyeja, bamushyiramo imitego. Hari abaza kumugisha inama banamubeshya kugira ngo bamutege imitego bazasohora mu biganiro by'inkoranyambaga. Icyo kintu ntabwo njya kukimenya, kuko niyo sagesse sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda. Ubwo arasabwa kugira inararibonye, ubwenge bumwe butari ubusanzwe bwo kureba kure.
yego yagombye kugira sagesse kuko gukura se niki gukura ntabwo ari imyaka gukura ni bwa bwenge Imana iguha kandi aranasenga ni pasteur niyo mpano yo kuba mukuru yo kuba kumenya uko witwara uko uvuga n'uko ugenda n'uko usubiza abantu iyo niyo sagesse nawe rero imyaka afite ntabwo akiri umukobwa w'imyaka 15 cyangwa 25 ubu ngubu afite maturité afite ubukuru butuma agomba kumenya uko yitwara akamenya n'umubajije wibuze muri byinshi yanyuze mu cyuma kimukubita imisumari kimukubita ibyuma kimukubita ibi byose yatekereza no kuri uyu munsi yagombye kuba nka cya cyuma bashyira bwa bwuma ari bwinshi bashyira mu mazi bakabuvanamo buvuyemo isafuriya nziza yagombye kuvamo isafuriya nziza akavamo umugore mwiza agahesha kugira n'umugabo ye umugabo aramukunda kandi akomeza amukunde Mutesi n'umwana mwiza pe n'umupasiteri mwiza pe ariko nategera urugora umuryango we umuvugisha cyane cyane mu magambo amusohokamo kuko nayo yavuga ngo icyanduza umuntu ni ikimusohokamo yitwarike ku magambo amusohokamo naho ari ahagaze ari mu kazi umuntu namubaza uyu ni umutego wagiye kuntega abanze agire ururimi rwe ruzenguruke mu kanwa ke inshuro 12 bivuga mbere yo kugira ngo asubize atekereze d'abord kugira ngo icyo asubiza kibere impumuro ihumurira neza abamwumva bose yego nicyo navuga. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza muri rusange Mutesi nagabanye amagambo ku mbuga nkoranyambaga ko niyo amugaruka ndetse niyo ibyabaye byose bibe nka cya cyuma gishobora kuba cyarakoreshejwe cyane baramuvuze cyane agerageze kubikuramo ahubwo ibyiza byo kubaka umuryango we. Urakoze cyane mu byinshi twaganiriye dusigaranye ko abari gukoresha zira content barimwo bangiza umuryango nubwo bavuga ku mudamu umwe ariko biri kubabaza benshi bafite wa mutima wa kirazira n'umuco nyarwanda. Mbashimire mama The Wise kuri iki kiganiro cyiza kandi dukomeje mutwizeze ko mushobora kuzanagaruka mu gihe byaba bigabaye ngombwa. Dunasaba abafana ba Mutesi kuba bamugira nk'inama nk'izi umugiriye dore ko wavuze ko mutaziranye njye nabanje kugira ngo wadusabye ikiganiro muziranye wenda ari kugira ngo muvugire ariko ni byiza ko urebye muri sense ya societe yose. Urakoze cyane ndagushimiye. Iwe Decrique Imana guha umugisha urakoze cyane ku mwanya wampaye Uwiteka azajya ahora abana namwe kandi azajya aho umugisha iteka ryose. Murakoze cyane n'abatwumva bo twumva n'abazatwira ikiganiro cyararangiye Uwiteka azabaha umugisha azagendana namwe azabagotesha imbaraga ze iteka ryose n'abakora biriya biganiro namwe Imana ibaha umugisha ariko mutubare ababyeyi no kudukoza isoni murimo kutwambika ubusa murimo kudushyira hanze mutubare rwose ibyo biganiro mubivaneho mushaka kubona uburyo mubivugamo ariko ari amajwi biganiro tubabarire muyavane uko arimo kutwangiza arimo kwangiza abana bacu azangiza abuzukuru bacu azangiza abakazana bacu azangiza urubyiruko rwacu murimo kurwica rwose mutore mubivane nakoze. Murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha mudusabe namwe Imana ubahe kandi n'abadukurikira n'abazadukurikira bose Imana ibahe umugisha mugire ibihe byiza aho ngaho. Bye.